ngo ngeze amahirwe mpuye n'umuntu wari unzanye ariko nzanambwira ko tugiye gukora nyine akazi duhuye ahita ngira umuvandimwe kandi n'impamvu y'akazi aho ugomba kumbera umuvandimwe turahuza mbere yo kumvuga cyane bamwita Sumani ntabwo nari kumuvuga izina tumaze guhuza tureba uko ubuzima bumeze turagerageza turakora. Yeah, man. You doing great, bro. Uri kubona ndi kwambara nk'abandi. Ahangaha ni kuri Pacis. Regina Pacis. Paruwasi kabisa ku bantu musenga mukunda gusenga Imana muhimbaza Uwiteka. Hano hantu ushobora kuza ugakura amavuta nk'abantu mwe mujya musenga. Bakorera ubutumwa mu Bugesera. Hano hari kiliziya nshyashya bubatse nziza cyane, babita rero abapadiri b'Abahinde bo mu muryango w'Abafesitiyani. Abapadiri n'abamasera bagira imiryango igiye itandukanye, hari abaparotini, hari abasereziyani, nk'uko nk'abamasera nabo bagira imiryango itandukanye, inshuti z'abakene, abakararise, abadikirise. Nabo rero abangaba bari gukora ubutumwa hano bubatse kiliziya hariya mu Bugesera aho bita Kanzenze. Bivuze ngo uko baba bagiye batandukanye ni nako n'imirimo yabo bigiye itandukanye. N'imihamagaro yabo itandukanye. Abafesitiyani sinzi niba mujya mubyumva, habaho gahunda yitwa by'imyiherero. Cyane cyane icyo kigo cyabo bakise Divine Retreat Center. Divine Retreat Center. Beramo imyiherero itandukanye. Ubu ngubu bari mu mwiherero ufite insanganyamatsiko yiga ku muryango, ariko ubushize mu cyumweru cyabanjirije kino bari bafite ubutumwa buvuga no mu kwiga Bibiliya. Mu kwiga Bibiliya. Kuri communauté de l'Amari yanjye mpumva hariya bahita kwa Rugamba Sipiriyani. Kwa Rugamba Sipiriyani. Biriya by'igisingizo cya Yeriko nibo babizanye. Ndumva n'ubu ngubu igisingizo cya Yeriko kiri bubu. None se ndakora akabazo k'amatsiko ako sinagomba kugasubiza. Niko yari igisubizo nta kibazo. Nuko icyo umuntu yakwiga Bibiliya. Impamvu twakwiga Bibiliya tuba tugomba gukura mu kwemera. Ntabwo ndi bubigusubize nk'aho mfite aho nshingiye ku idini, njyewe mu busanzwe ndi umukatolike, ariko ntabwo ndi bushingire ku idini. Buri dini ryose usengeramo upfa kuba uvuga Imana, kandi uba ugomba gukura mu kwemera. Nimba rero ari ugukura mu kwemera, ntabwo hari abantu basoma Bibiliya nk'ibintu biri for granted, bihita birangirira aho itsoke nasomye Bibiliya byanarangiye. Then undi nawe akaza agasoma Bibiliya akavuga akabizirikana nyine bya jambo ry'Imana. Sinzi nimba muri kumva ijambo kuzirikana, akabyiyumvamo akabigendana. Kuki ntaba nk'akana ko muri Bibiliya? Impamvu rero tugomba kwiga Bibiliya ni uko tugomba gukura mu kwemera kwacu. Hari ibyo twize turi abana, hari ibyo tuba tugomba, cyane cyane yuko isi uko ukura ni kubona ko isi iri guhinduka, kandi koko ishobora kuba itari no guhinduka, ahubwo ari wowe uri guhinduka. Hari ikintu abantu bajya bakunda kwibaza, ndetse bwo ndakikubaza kugira ngo uze kudusubiza. Hari ukuntu abantu bajya bavuga ngo ubwo ndabariza abantu muri rusange. Nawe ugiye kumbaza? Ndakubaza ahangaha kabisa kuko urumva iri ni ijambo ry'Imana kandi ni ibintu tugomba kugira gute. Bahise baguheza n'ishapure. Ngomba kuyambara. Impano baguhaye byose ni ibya Yezu, n'ubutumwa bwiza bw'Imana. Twese turaba Yezu, nta mpamvu n'imwe nyemera kutambara ishapure. Oya njye reka mbanze mubaze ikibazo. Hari ukuntu bajya bavuga ngo ugomba kubaza nshingiye kuri ibyo bya Bibiliya, bakavuga ngo Bibiliya ni inyanja ngari kandi ngo iyozemo nabi irarohama. Ese ibyo bintu wayi nyine hari ikintu ujya kumva umuntu arivuze nyine nkahita nibaza ibintu byinshi.
ikintu nagusubiza kuri icyo kintu Bibiliya impamvu ari inyanja ngari harimo ubutumwa bwanditswe n'abantu bagiye batandukanye. Icyo nicyo cya mbere gituma Bibiliya aba ari inyanja ngari. Noneho ikindi kintu cya kabiri gituma Bibiliya ushobora kuyikoresha nabi ukarohama. Hari abakoresha Bibiliya bakayitwaza. Nk'ubu hari ijambo rivuga ngo imibiri yanyu ni insengero z'Uwiteka. Abasore bakunda kubyitwaza bakabibwira abakobwa mu rwego rwo kujya mu byaha. Ukavuga ati umubiri wanjye ni urusengero rw'Uwiteka, kubera iki ntatuma mugenzi wanjye yinjira mu rusengero? So iyo ukoresheje nabi Bibiliya, abakuru bo bakunda kuvuga ngo iyo wayisomye icuritse nibwo rero biba ngo inyanja ngari wayozemo nabi. Yego. Bibiliya wayihamo umuntu bwite? Yego. Byaba bisobanuye iki? Iyihe mpamvu yatuma uhereza? Bisobanuye ni ugutumira Imana, ni ukugutumirira Imana. Kavuge ko ari ugutumirira. Dukunda kubibona mu bukwe. Mu bukwe ntabwo ndi bugendere ku idini nk'uko nabivuze, kuko idini byose hari igihe ubona bahaye umugeni impano, babahaye impano. Ni ugutumira Imana, kubatumirira. Nimba ari weho wabahaye impano, uri kubatumirira Imana aho ngaho. Umuntu wese bayihaye atazi wenda nk'igihe ukavuga ati bampaye gift nyine, ako nyine umuhango ukabura iyo bisobanuye. Wenda ndabigarukaho gutya. Tesha yageze kubivugaho. Tesha uri ukorana na Brian avuga ko bamuhaye impano, aranywa arasinda ayita hehe aho ngaho mu kabari. Ntabwo biba bikuyeho yuko uwagutumiriye Imana yabikoze, ahubwo habagezweho umurimo wawe. Rero uwo bahaye impano ya Bibiliya akabifata nk'ari ibintu bisanzwe, ntabwo bigaruka kuri wa wundi wayimuhaye. Ikibazo kiba ari we bayihaye, noneho ni we babigeze. Ntekereza yuko ibi ngibi bihagije. Icyo nabwira abantu ni kimwe, nkunda kubivuga cyane ngo nta muntu urimitswe mu kuba twasakaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Buri muntu wese ni uruhare rwiwe ndetse ni n'inyungu, kuko buriya ntekereza yuko iyo ufite Imana muri cyangwa ufite gukizwa muri wowe, kandi ukaba nyine warasobanukije ijambo ry'Imana, buriya si no mu Mana gusa, ahubwo no mu mibereho yo hanze, kubana na sosiyete n'abantu urabishobora, kubera ko biba byoroshye yuko uba ufite nyine kwizera ndetse ufite n'Imana muri wowe. No kuba hanze urabishobora, kuba muri bagenzi urabishobora. Rero ni byiza yuko nturebe ngo ndi umusitari ngo ndi iki. No, buri muntu wese nyine. Ubushize turi mu nama bavuze ukuntu ngo anyine aba influencer nako nyine dushobora kuba twagira uruhare mu kusakaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Rero ntekereza yuko buriya kuvuga Imana ntago bitera ikimwaro. Kuba ngo navuze Imana ngo birantera ikimwaro, kuba napostinga ibintu bijyanye n'ijambo ry'Imana nta kimwe nshobora kubona nagera views ntago zagabanuka, ahubwo ntekereza yuko ariho hava n'umugisha cyane kurusha n'ibindi bintu byose. Rero mu byo dukora singiye kukubwira ngo fata ibyo ukora bisimbuze ibi ngibi, ahubwo base muri ibyo ukora bigira agahe gatoya, ushobora kubona nawe wagira uruhare mu kugira gute mu kumva ijambo ry'Imana ndetse no kugira uruhare mu kurigeza ku bandi. Ntekereza yuko ari ibintu byinshi nshobora kubona. Aho noneho ni ngombwa ukansubiza. Umuntu yabwirwa n'iki ijwi ry'Imana yaritandukanya gute? Wenda nk'urugero nko kurota, nimba kurota sibyo, gutekereza sibyo, umutima mwiza n'umutima mubi, nyine yabwirwa muri ayo majwi yombi. Ijwi ry'Imana yaribwirwa n'iki? Hari ibintu tugira ndabigarukaho nk'umukatolika, n'umukristo gatolika, byitwa vocation, kumenya umuhamagaro wawe. Ni igihe ushobora kumenya umuhamagaro wawe mu gihe wumva nk'uko usonza nyine ukumva ko ukeneye kurya, ni nako umuhamagaro wawe uza. Iyo ushonje nyine usonzeye iyo nyota y'Imana, ari byo tunabona bamwe bahita bajya kwiga Imana, ni ya nzara uba ugize. Uko usonza ugakenera kurya, ni nako usonza ukagira iyo nyota y'Imana yo kujya kwiga Imana. Sibyo? Yes. Aranyuzwe. Yes. Ndetse nimba washakaga ahubwo ngo urarota ukamenya ko wamenye Imana, cyangwa muhurira mu nzira ukamenya ko wamenye Imana. Kenshi umuntu afite nk'ikintu wenda agiye nko gukora, aba afite imitima ibiri. Umubwira yego
kandi ukamuhereza n'impamvu ari yego n'umubwira oya kandi ukamuhereza impamvu zifatika nyine ayo majwi yombi umuntu yayatandukanya icyo gihe nawe ushyira ku nawe munzani wakwibana ukareba ku gikora ikintu kibi uzi neza ko ari kibi hari igihe turekera satani ngo satani yawe ineza ikurimo yiganza ikibi kikurimo urugero nka tuvuge muri industry nyine ya social media cyangwa se tubamo twese nyine ubu ngubu Kagara ni umustar ariko ntabwo nshibishwe nuko Kagara yazo kugira amafaranga menshi wa mutima uri kumbwira ati Kagara kamutegera ahantu tu ntabwo bari mwiza ako ufitemo kandi gato yakakubwire duti atakubura Kagara ajya kumuhora gusa wabyihore akabaho nawe ukabaho isi nini areka ahigire hari aho hariye rero iyo wumviye ryajwi ry'icyiza niyo tugiranya nk'ijwi ry'Imana kuko buriya nutemera Imana yemera ko yaremwe cyangwa se yanavutse cyane kabisa ya kabisa rero nuko umuntu abibaransinga ko urana umuntu ukora accident akabati Yesu Mana we iyo Mana kandi sana yemera ubona kenshi buriya niyo urose nzakira ako ntabwo uzaryama ngo nzakira reka mbyuke ko mbonye ko wowe ushobora gukira ariko hari uburyo nshobora gukora ntekereza yuko rero ari ibyo ngibyo wakoze cyane namenye yuko ari uw'iwacu Burengerazuba ndabyibukana Angela dukunda namenye yuko ari uw'iwacu nabyishimiye ubu urumva twebwe ni hariya mu karere ka Nyamasheke niho papa wanjye avuka mu karere ka Nyamasheke ari muri Ruharambuga kandi abantu ba hariya paruwasi yabisigaye ari Giheke bavuye Mwezi oya niho iwacu we ni umurenge wa Giheke niho mvuka umurenge wa Giheke uraturanye n'umurenge wa Ruharambuga biraturanye bitandukana hano mu Kabuga mu Kabuga urahazi umuntu w'iwacu cyane umuntu w'iwacu cyane kabisa iyo gift ntekereje kare ko mbona ko ejo ni wowe n'umubyeyi nawe ukunda kuva rero n'ahari ahantu tutagise nuko moto yafashe ubona ko kugwa ariko n'ubwo nabwo nta kibazo nanishimye cyane twemera ko akenshi nuza mu myemerere yacu mu kizaga twemera ko ishapure n'umurinzi ko mugeni bwabo yego iyi ngiyi ntabwo ari ngombwa ngo yambare nanjye ndayambaye oya katurebe niyo iyo ntabwo ari iyo imeze gutya ifite agasaraba ishapure n'umurinzi nanjye ariko kaburamo oya ntabwo kaburamo ayo masaro ni ararenze ni menshi biba bifite imibare ibi byose bifite ibisobanuro byabyo cyo n'umunsi nyine umusaraba yabambweho Yesu Kristo hano mu kintu tuvuga ngo ni igitinyiro ariko hariho Yesu urambuye amaboko afite n'umusaraba kuko ngo mwese musange abarushye n'abaremerewe nk'uko n'umusaraba no akenshi ayangaya nayo nyine izi ndakuramutsa Mariya bamwe batemera 10 ariko kiza ko namibukye nta kintu kibi ni ukuvuga ngo iyi gift nanjye mu mpaye ni gift burya biruta kumbwira Kagara ngo haye miliyoni cyangwa haye miliyoni 100 kuko iri ni umurinzi nyine ni umurinzi ni ikintu gikomeye cyane mu mpaye twemera ko muri Kiliziya hari igihe bavuga ngo Satani araziritse iyo uri gusoma ndakuramutsa Mariya 10 urabona hano hariho amasaro 10 natwe naha hariho amasaro 10 urumva tuvuga ko nyine uko uyasoma ariko Satani nyine akomeza kuzirika niko rero inuza iyo ino gift ifite nyine umumaro nko twavugaga nta bitero by'umwanzi byakugabaho byemera kuko utayizitsoke ntacyo bitwaye ariko kubyizera gusa byonyine nubaza Riderman azakubwira akamaro k'ishapure rero Riderman arayemera cyane ni ukuri murakoze nicyo nababwira murakoze cyane ngira ufite kubona Kagara noneho ishapure kubera ko nangize na bona ishapure no kuba ikintu cy'agaciro gakomeye cyane kandi buriya niba bibona byiza rwose ujye unayigendana ntacyo bitwaye nta kibazo mfite ntabwo ku ijambo ry'Imana merci uri muri twicaye dusagiye agafata mugane kuko muri no kwihuta yes mwakoze cyane ku bantu mwadukurikiye mwakoze cyane ku bantu mwabonye natwe reka mumeze mbabwire ngo uyu munsi wampahisha ntacyo batazama patoro ngo bampaye Imana ubu ndimo ndagera nayo so mwakoze na Yesu mwakoze cyane rero
kuba mwabanye natwe kandi ku bantu badukurikirana umunsi ku wundi especially akunze kuri Africa TV abakoze subscribe abateye comment ndetse n'abatanze ibitekerezo bigiye bitandukanye rekomeze mabwire ngo amahoro y'Imana akomeza abaye namwe ciao ciao tutona siku nyingine baba wambaye neza jamani